Shalom shalom, amahoro y'Imana abe muri mwe. Muri kumwe na Pasiteri Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Uyu muyoboro nk'uko bisanzwe ni uw'amagambo y'Imana, amagambo yo guhugurana, amagambo yo guhumurizanya, amagambo yo gukomezanya muri uru rugendo. Ikaze mwene data, ikaze. Umutwe w'ikiganiro cyacu uravuga ngo amahoro aturuka mu gusenga. Amahoro ntabwo ari ukuba nta kibazo ufite, ahubwo ni ikintu kiva mu mutima kizana ituze, kwizera no guhumuriza mu buzima bwa buri munsi. Gusenga ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo ni uburyo bwo kuvugana n'Imana, kumva ijwi ry'Umwuka Wera no gushyira byose mu maboko y'Imana. Muri Yohana ibice 14 umurongo 27 haranditse ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, ngo icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Noneho turareba impamvu gusa gusenga ariyo soko y'amahoro, n'ukuntu Umwuka Wera adukoresha mu guhumuriza imitima yacu. Amahoro ntabwo aturuka mu by'isi. Isi itanga ibintu byinshi, amafaranga, imyanya ikomeye, itanga ibyishimo, itanga inshuti, itanga ibintu byinshi, ariko ibyo byose bifite igihe gito kandi bihora bihinduka. Iyo dusomye muri Yohana wa mbere ibice 2 umurongo wa 15 haranditse ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kukiri muri we. Amahoro nyakuri ntashobora kuva mu by'isi, ntava mu mafaranga menshi dufite, ntava mu nshuti nyinshi dufite, ntava mu kumenyekana cyane. Amahoro ava ku Mana. Iyo ugowe n'ibibazo by'isi, gusenga ni umuyoboro w'amahoro adashira. Umwuka Wera niwe ushyira ituze mu mutima, nubwo ibihe bitoroshye biba bihari. Gusenga si ibintu bisanzwe, ahubwo ni uburyo bwo guhuza umutima wawe n'Imana. Abafilipi ibice 4 guhera ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 7 haranditse ngo mujye mwishimira mu Mwami Yesu iminsi yose, ngo yewe nongeye kubivuga ntimwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Umwuka Wera niwe utanga amahoro mu mutima w'umuntu asesenguye ibyo usenga. Gusenga gutunganya umutima wawe, ntuturwemo n'ubwoba, agahinda cyangwa se umunaniro w'umutima. Amahoro ava mu gusenga ntashobora kugereranywa n'ibyo abantu batanga, ntashobora kugereranywa n'iby'isi itanga. Kuvugana n'Imana. Ntukibande gusa ku gutekereza, nubwo n'ibyo utekereza nabyo Imana ibibona nubwo ibizi, ahubwo wiherere maze ufungure akanwa kawe uyibwire ibyo wumva mu mutima wawe, kandi ujye wumvira Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe ukuyobora mu masengesho, aguha amahoro n'ihumure, kandi akazana ibyishimo n'icyizere mu mutima wawe. Gusenga ntabwo ari ukubabara gusa, ahubwo ni uburyo bwo guhumuriza umutima wawe no kurekera byose mu maboko y'Imana. Icyisha abantu benshi ni uko hari aho bigera inshuti zabo ntizibashe kubafasha, maze bakikorera ibibazo byabo bonyine, bagakomeza guhangana nabyo bonyine. Reka Imana ikwakire, igufashe, ikuyobore. Kandi birakunda, kandi birakora, turabizi ko bikunda bigakora. Iyo usenga, umwuka w'amahoro yuzura mu mutima wawe, akakurinda ubwoba, akakurinda agahinda, akakurinda kwiheba. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo yumva gusenga gusa, ahubwo iranakora. Iragutegereje rero kugira ngo uyihe uburenganzira bwo gukora mu byawe.
bwo gukora mu buzima bwawe, maze ukagira amahoro mu mutima, ukagira amahoro y'Imana arambye. Muvandimwe, ndakwifuriza amahoro yo mu mutima. Ibyo utunze ntabwo ari byo biyazana. Amatayito ufite warabibonye ko atazana amahoro yo mu mutima, ahubwo dore amahoro meza, amahoro y'ukuri, amahoro ashyitse. Ayo mahoro atangwa n'Imana. Imbaraga z'amahoro, amahoro aturuka ku gusenga, araguhumuriza, agukomeza mu bihe bikomeye, agukomeza mu bihe bigoye, agukomeza mu bihe by'umubabaro, agukomeza mu bihe by'intambara. Ayo ni amahoro aturuka ku Mana. Muri Yesaya ibice 26:3 haranditse ngo, ugushikamishijeho umutima uzamurinda, aba amahoro masa kuko akwiringiye. Umwuka wera agushyire mu ituze mu mutima wawe, mu muryango wawe, mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ntukagereranye amahoro y'isi n'amahoro aturuka ku Mana, amahoro aturuka mu gusenga. Umuntu wiyemeje gusenga ahorana amahoro n'ituze ry'umutima, nubwo ibihe byaba bitoroshye, nubwo ibihe byaba bigoye, nubwo ibihe byaba birimo umubabaro. Muvandimwe rero, uyu munsi ndagusabye, niba udasenga ujye usenga, kandi nawe niba warasengaga ukaba warabiretse, garuka ku gicaniro. Impamvu gusenga bitoroha ni uko bigira umumaro mwinshi, nk'uko n'ubundi ibintu byose mu buzima busanzwe bigira umumaro mwinshi, bitoroha ahubwo bisa n'ibigoranye. Mu gihe usenga ujye utega amatwi, maze wumve ijwi ryongorera mu mutima wawe. Iryo ni ijwi rya Mwuka Wera. Maze ufungure umutima wawe, wakira amahoro y'Imana. Ufate amahoro y'Imana nk'ishingiro ry'ubuzima bwawe, nibwo azagwira muri wowe. Maze turangize nkubwira cyangwa nkwibutsa yuko amahoro aturuka mu gusenga, nta handi ashobora kuboneka. Ni ukuri, amahoro nyayo ava mu gusenga, kandi ntabwo isi ishobora kuyaguha. Ntabwo isi ishobora kuguha amahoro nyayo. Murakoze, mugire ibihe byiza. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze ibane namwe. Dufatanye gusenga. Mana Data, mu izina rya Yesu, tugushimiye urukundo rwawe, kandi tugushimiye imbaraga zawe nyinshi. Uhabwe icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Turasenze, ndasengera abajyaga baba imbere yawe ariko bananiwe. Mu izina rya Yesu, bongererwe imbaraga, bongere bagaruke aho baruhukira, bongere bagaruke aho baturirwa imitwaro. Kandi ndasengera n'abariya batajya batekereza ibyo gusenga, nabo bagendererwe, bagirirwe neza, bagendererwe, bagirirwe ubuntu, bagendererwe, bahishurirwe Umwami Imana, kugira ngo amahoro agwire mu bantu bawe, agwire mu bo bahura, agwire mu bo babana, kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen.